Ikibazo mfite gute umuntu aza gufunga ahangaha hariho nkorera ibindi ngiye ntago mbizi. Genda umubaza ahubwo ngo kubera ko ushaka kwica abantu wewe mu Rwanda wabwira leta ikazi ikabafasha. Ibi ngibi ni bikiwe kuri kubibona we wabyitiki imana. Ariko nimwe nkorera abantu nange nimubifatire ngibi mubyikore mu bijyane kuri gate cyangwa tubikuyeho kwanza. Ibi ngibi ni biki reka natwe nange duparikeho tubijyana kubera iki duparike ibi kubera iki. Nongeye kubaha ikaze mwe mukurikira Ibishya TV. Uyu munsi ku gicamunsi cyo kwa gatanu nibwo ikamyo yo mu bwoko bwa Howo yuzuye ibicangalayi yitambitswe n'abakozi b'akabari ndetse na restaurant byitwa Lake View Lounge iherereye ku Kivu mu mujyi wa Gisenyi. Ni business y'abanyamahanga bakomoka mu gihugu cya Eritrea. Ikamyo yashakaga kumena ibicanga abakozi bo muri Lakeside. Mu burakari bwinshi bavuga ko yoherejwe na umwari Belinda usanzwe ari boss w'akabari kitwa Saga Bay, kamwe mu tubari dukomeye mu mujyi wa Gisenyi kandi duturanye ni Lakeside View. Reba uko byari byifashe mu mashusho.
Kureka shaka kukwangiza ubuzima bwacu mwana we. Nabijyane. Namwe niba mutangana mugende hose muvuge ibi nibiki boss. Ibi nibi. Nabinyize mu nzira nziza ubutabera buze bubikemura. Naho ibi byo kuza gufungira abantu aba bose ukureba uriho kubera ahanga uri kubibona. Rero ntabwo umuntu yaza uko we yishakiye ngafunge kubera iki grand frère turi mu Rwanda igihugu gikurikiza amategeko nabo umuntu ari we ushyiraho idashaka. Ikibazo cyabaye ni kihe? Twebwe ntabwo tukizi deja. Ngewe mfite ikibazo cy'uko aza gufunga aho nkorera. Ngeri icyo mfite gusa ibindi byo ntabwo mbizi ngewe. Ikibazo mfite guta umuntu aza gufunga ahangaha hariho nkorera. Ibindi ngewe ntabwo mbizi. Genda umubaza ahubwo ngo kubera ko ushaka kwica abantu wewe mu Rwanda wabwira leta ikazi ikabafasha. Ibi ngibi ni ibikiwe kuri kubibona. Wewe wabyitiki imana. Wowe dore umungumu harimo abantu ashaka kubafungira no baraca hehe turi mu Rwanda bro iyi ngiyi si bro ni muri makuru cyangwa igisimbizi umubwire none gukora biriya bintu ibi ngibi niba ngera kubikora bro ni ukuri ibyo si tubyitayeho ubushobozi bwe bw'amafaranga situbyitayeho uri kuvuga ninde n'uyu nguyu inde Belinda ngo ni Belinda si umukiro wo muri Saga yego Saga Bay natweke twibereho man kubera iki ashaki mubwire calm down ubu ngubu n'ubuzima bw'abantu ashaka gukina nabwo nabwira ubutabera bumufashe man kubera iki bro ikibazo cyari ni kihe ikibazo cyari nuko ngewe yafunze ahantu nkorera ngenda hakorera mufatanyije plot twaba ntabwo twifatanyije nibindeba icyuko ngiye nuko makorera none bibicangaraye kuza kumena hano nyine ni kibazo ni gute umuntu aza gufunga ahantu atari leta ni kibazo niba basinye ibibazo naza afunge leta yafunze hari amakimbere musanzwe mufitanye na Saga Bay ntago nyazi genda umukozi ndi mu kazi kubera iki afunga ahantu ndi gukorera ashaka gukina ngiye n'ubuzima bwanjye mubwira ahubwo ngo yabye leta ikagifiye mu nawe ukora muri Lakeside hanyuma mwe musohotse mushaka kurwana naho yarizanye ibicangarayi hano ikibazo giteye gute ukuntu bimeze hano uyu mumama we hirya bita Belinda avuga ko yaguze ahangaha Belinda ni ufite Saga Bay avuga ko yaguze ahangaha ariko ko yarahaguze boss wacu akavuga ko atabizi ko nta confirmation arabona iva kuri Murandi Radio wa mbere bigaragaza ko umuntu ashaka kwa transfer kati ubutaka bwawe nawugurishije runaka niwe muzajya mudiringana niwe Randi Road wawe mushyashya niko byakagenza mu buzima busanzwe ibyo nta byabayeho mu minsi ishize nibwo yaje kuwa gatatu amena bino bicangaraye ahangaha yabimenye yabateguje wapi ntabwo abiteguje byaraje aramamagara ndaza n'abandi mushaka ko mwibeshye gate bababwiye ushaka ariyo hirya imodoka iparika hari haciyemo iminota nk'itatu uwo Belinda araza avuga ati mena aho ngaho gate ifunze twayifunze abimena inyuma ya gate duhamagara polisi nari inzego ziraza ariko hano harimo imodoka y'umukiriya baravuga ati icyo tugiye kwafasha kano kanya tugiye kubikuraho imodoka y'umukiriya isohoka ibindi bikurikiraho nyuma babikuraho babishyiramo imbere imodoka y'umukiriya irasohoka biguma aho ngaho ba nyirabyo ntibabikuraho ubwo tugira ngo wenda ubwo bose agiye kwikurikirana ikibazo tuye ko gihanye iki cyakemuka uyu munsi mu gitondo bazanye imodoka ya Daihatsu imbaho bashaka kuzishyira ku rundi ku kandi gaporotaye karara hirya turanje taweti rero ntabwo byemerewe kuko ibintu muri gukora ntabwo leta yabaye uburenganzira bwo kubikora yazanye abakozi biwe abakozi basa nk'uko natwe turi abakozi nabo baje baherekeje iyo modoka yiwe baje kwipakura ubwo ngewe na boss wundi tujya kuri bo gutanga ikirego cyo kongera kugaruka kudukora harassment tugezeyo atubwira ngo babirimo inzego zibirimo kubw'amahirwe tugatosanga imodoka yasubiye kuko abakozi nabwo bayitangiriye nk'uko iyi yarije nayo iyi ngiyi nayo rero ijije kongera kurundaho kuko ibonye porotaye ifunguye abakiriya batangiye kwiga nuvuga ko ari gushaka kuba yafungira gate warashaka kuko ibi ngibi byari inyuma gate ifunze abakiriya bangiye kubanyura ku karyango k'inyuma ku karyango k'inyuma twakoreshaga yazanye imbaho ashaka kuhapakura imbaho abakozi baramwangira bamera nk'abigaragambije baramwangira imbaho zisubiza zipakurira iwe
ahakura kuri side yiwe ubwo yarazanye hoho nanone ngayimena ahangaha afunge gate abakiriya basohoka. Ubusanzwe se ni ibihe bibazo musanzwe mufitanye no kuri Saga? Bo nta bibazo bidasanzwe bihari, ahubwo ikibazo gihari ko nyumva nuko ari we waguze aha hose. Yaguze mu buryo bwa burundu cyangwa mu buryo bwo kwakodesha? Ibyo ntabwo naba mbizi neza, yaba akodesha aba yarahaguze, ariko icyo nzi ngewe nk'umukozi wa boss nuko nzi ko boss yakodesha igihe kirekire cy'imyaka 10. Imyaka 10. Imyaka 3. Ni mwe mwakoze amavugurura hano? Twe twakoze amavugurura ahangaha, amavugurura yose ubona twe twakoze ahangaha. Bisobanuye ko ishoramari mwashoyemo kubera ya myaka 10 itari yarangira haracyarimo imitungo yanyu? Haracyarimo imitungo yacu. Mufite na contract zanditse zemewe n'amategeko? Zirahari rwose, zirahari zisobanutse, yaba muri leta barazifite, bafite amakopi, yaba no kuri bonejo twabahaye amakopi. Kontara zimeze neza zirahari. Umunsi wa mbere Belinda atangira kuvogera iyi business yanyu, ikibazo mwakigejeje kuze nzego z'ubuyobozi? Inzego z'ubuyobozi bakigejejeho guhera ku kagari, ku murenge, ku karere, no kuri polisi, no kuri RIB hose. Dufite na kopi z'inyandiko twagiye tubashyikiriza. Abayobozi bagikemuye gute cyangwa se babagiriye inama? Ikintu cyari gihari byari nko gukora mediation kugira ngo babunge ikibazo gikemuke bitagiye mu nkiko, ariko kugeza aka kanya bivuga ko biri mu karere, ku rwego rw'akarere kugira ngo bikemuke, ariko nta kintu kirakorwa. Gusa ikibazo gihari n'ubwo byaba bimeze gutyo biri mu nzego kugira bikemuke, uyu bari kwifatira imyanzuro. Mwicarana na Belinda mwaganiriye gute nk'impande zombi? Ubwo baheruka guhura njye ntabwo nagiyeyo, gusa ibyo baganiriye nta mwanzuro byatanzwe, kuko biba byaratanze umwanzuro ntabwo yakubaye ari gukora ibi ngibi. Nyiri ubutaka se we ababwira ngo iki? N'ubutaka iyo bagerageje kumuhamagara avuga ko ubutaka butakiriho ko yabugurishije. Ajya kubugurisha se yababwiye ko wenda mwaricaranye kubera mwa mugifitemo kotara yanyu kirimo, mwaricaranye muraganira? Ntabwo byabaye. Ikibazo kimaze iminsi ngaha cyangwa ibyumweru bingana gute? Ikibazo cyatangiye mu kwezi kwa 3, sinibuka itariki nazo yakora mu kwezi kwa 3. Bimaze kwangiza business ku ruhe rwego? Ese Lakeside View ubu muri gukora gute igihe umukire umuturanye musa nkaho muri competition mutari kumvikana? Byangirika ni byinshi. Icyambere cyangirika ni reputation y'ikigo irangirika. So y'ikigo irangirika, iyo umuntu aje agasanga ibintu nkangaha umukiriya ahita asubirayo, yakumva ibihuha ngo Lakeside ni gukora byangiza izina kintu cyo cyambere, kandi kwangika ku izina business already bayangiritse, nta mukiriya wabona ngaze kuyoboka kandi azi ko hari ibibazo. Mwaba mwaratangiye guhomba? Guhomba rero byaratangiye kuko tuvuga niba imaze iminsi atanga ntabwo umukiriya yakinjira. Abakiriya bari kunyura mu gikari bamenyereye gate, umuntu azana imodoka akabura aho aparika. Urumva icyo gihe guhomba biba byatangiye. Iri tsinda rigari rigiye guhangana n'irahoho ni abakozi banyu cyangwa hari n'abo mwifashije kugira ngo bazibe ko ibi bicanga hari bose ni abakozi banga, kuko bamwe bari bahagaze tubavuga ati mwiruhukire kuko nta kazi gahari. Urumva niba gate ifunze ntabwo bazana, bose ntabwo bakora amasuku, bakora imirimo igiye itandukanye mu kigo. Rero iyo gate ifunze bamwe ntabwo baba bari gukora. Uyu munsi rero bari baje bazi ko turi bukore, nabwo wasanga ibi ngibi ntibirahava. Abo bose ni abakozi bahangaha, nta bandi bantu barimo uretse n'abantu bakora ku mazi afite ubwato n'abakameramani bakora ahangaha, ni abakozi bahangaha bose. Ajya batubwiye ko mwitwa Emmanuel Tizi. Mufite izihe nshingano hano? Konabure ahangaha. Belinda wa Saga Bay waguze ubu butaka buriho Lakeside avuga ko aba banya-Itereya bagiranye ibiganiro by'ubuhuza inshuro nyinshi, ariko ntibitanga umusaruro, bagasa nkaho bavuniye ibiti mu matwi, kandi akavuga ko nta kindi kibazo afitanye nabo. Belinda wa Saga Bay avuga ko yaguze ubutaka na Sibomana Eugene usanzwe yarasheshe amasezerano y'ubukode n'abanyamahanga muri 2025 mu kwezi kwa 7. Belinda avuga ko afite ibikoresho by'ubwubatsi ashaka kubika ku butaka bwe, cyane ko ariho afite umwanya space. Inzego zirimo PSF hamwe n'akarere zahuje inshuro zitandukanye impande zombi nk'uko imyanzuro dufitiye kopi bigaragaza, ariko birananirana. Aba bombi biteganyije ko bazongera guhura ku wa mbere tariki ya 10 z'uku kwezi kwa 8 ku karere ka Rubavu. Aya niyo makuru tumaze gutohoza ubu kuri iyi kesi y'abanyamahanga n'umukire w'umunyarwanda, ariko dukomeje gukurikirana inkuru akantu ku kandi. Nitwa Nsanzimana Jerime. Reka twumve ikiganiro gito cyangwa se agace twakuye mu kiganiro twagiranye na Umwari Belinda. Murakoze. Nitwa Umwari Belinda,
ndi umwe mu bayobozi bahagarariye Sagabe. Sagabe ni ikigo gikora restaurant, bar na club. Akazi dukorana k'ubucuruzi, hospitality. Hanyuma reports zivuga ko mwaguze ubundi butaka mu baturanyi cyangwa se ngo mwaza gusobanura niba kuko mushaka kwagura ya business yanyu ya Sagabe gakomeza no hirya cyangwa se wenda hari ubundi izindi business zari mushaka kwistablishinga mu bundi butaka bubegereye bivugwa ko mwaguze. Yego, twaguze hari abaturanyi ba Lakeside bakorera twaraguze. Mwahaguze mu buryo bwa burundu ntabwo ari kurentinga? Bwa burundu. Hanyuma mwabuguze muhe mwaka cyangwa mu kwezi? Twabuguze mu kwa kabiri muri uyu mwaka wa 2026. Hari abanyamahanga bakoreramo na contract ziri written ziri notified na noteri zigaragaza ko babukodesheje imyaka 10. Sinzi wenda niba izo contract twebwe ntabwo twavuga ko tuzizi kuko nyiraho atugurisha yatweretse yaduhaye icyangombwa aratwereka icyangombwa kigaragaza ko basesha amasezerano mu mwaka wa 2025 mu kwa karindwi ndakeka le 14 zo kwa karindwi 2025 niyo lettre dufite yerekana ko basesa amasezerano mwanzikira ko nta kontra bagifitanye. Nabwo hagiye ku isoko turahagura. Contract bwo bavuga ko ari bafite ubukode bw'imyaka 10 ubwizo contract zararangiye mwe mujya kuhagura nta kibazo cyakirimo? Nta kibazo, twaguze ubutaka buri ku isoko twese tubizi ari nawe kuko nawe yarashakaga nawe yashaka kuhagura. Yego, niko bonyiraho atubwira ko nawe yarashakaga nuko atabishoboye turahagura. Hanyuma mumaze kuhagura mu buryo bwa communication mumenyesha ko ari muri land yanyu byakozwe gute? Tukimara kuhagura ikintu twakoze, nyiraho yavuze ko agiye kumusohora uwo watugurishije. Turamubwira aho ntabwo ari ngombwa kumusohora kuko n'ubundi gukomezanya nawe ntacyo bidutwaye as long as tugiranye contract twumvikana amafaranga twazakomezanya. So ntuyurwe umukuramo rwose, turabona nta kibazo nta na projet ya hafi dufite ubu ngubu yo gutangira kwakorera. So yaba arimo twumvikanye nk'imyaka 5 cyangwa ingahe twakorana nta kibazo as long as dufitanye contract. So niko byagenze, ubwo agumamo tuhita tumweforma twebwe tuzi ko twagize neza, ahubwo umuntu ogira tumusoro official no muisi yatwarayo ibaruwa nubwo bari bayenze no kuyakira ariko bayimutumira no kuri WhatsApp arayibona baradusubiza atubwira ko ntabwo mwebwe tubazi dufite contract yacu y'imyaka 10 n'ibiki n'ibiki. Turamubwira rero twebwe ibyo bya 10 years contract ntabyo tuzi. Twebwe icyo tuzi nuko twaguze ubutaka kandi n'ubwacu, ibindi by'ama contract ntabwo tuzi aho mwazisinye, ntabwo tuzi ibyo ari byo. Surtout ko twari dufite iyo lettre igaragaza ko basesha amasezerano muri 2025. Bon. Ubwo byakurikiyeho yatubwiye ko nta kintu yavugana natwe atabazi. Twaranamuhamagaje ko dushaka kubonana, araza turabonana hano, azana n'undi umupati nawe turamumenyesha, turamubwira twebwe turifuza gukorana nawe, nitwe banibu owners bahariya. Aravuga ati no, mwebwe ntabwo mbazi, uwonzi ni Eugene kandi niwe dufitanye ibibazo. Turavuga okay, niba ari uko bimeze ugukurikirane n'uwo mufitanye ibibazo, twebwe twashaka gusa kumenyesha ko twahaguze kandi niba ushaka gukorana natwe uri uwa mbere kuri liste rwose, isufi ko tubonana tuganire price n'ibindi byose. Mumwandikire mwe mwandishe mu kwezi mu kwa gatatu kuri 15 no mu isi yarayimushira March 15. Yego. Hanyuma twaraguze mu kwa kabiri. Ndumva ko mwamufite
it sounds like mwabaye friendly kuri we Yes. kandi mudafite umutima wo kuvuga ngo mumukuremo tumukuremo kugeza na n'ubu twari turi friendly kugeza aho ubwo ari we rwose wanze communication nta kintu ashaka kuvugana natwe. kuki mutakonsidarinze konsani yo kuvuga ngo like n'ubundi nafite contract n'umubosi namwe mubaye babosi, kuki mutumvise konsani yo kuba mwamuhuza na wa mubosi mukicara muri parties eshatu mugakemura iyo conflict? Urumva ko aho ngaho twabonaga twebwe icyo twari tugamije kugura twarahaguze, ibya contract zabo nta nubwo twari kuzijyamo cyane ko ntabwo tuzi ukuntu zari zanditse nibo bazizi. Urumva ahubwo we yagira concern ko nyiri kibanza yakigurisha bafitanye yari gukurikirana uwo Eugene, apana kuvuga ngo ni twebwe kandi twaguze, nta kibazo dufitanye na Eugene, twaraguriranye neza ngo abari twe kandi tugenda ngo kubwira Eugene ngo naze mu bibazo kandi Eugene yaratubwiye ko nta contract afitanye nawe. So urumva rero kujya kumuquestioninga tumubwira ati uyu nguyu yakomeje ya contract kandi Eugene yaraduhaye document igaragaza ko yaseje amasezerano nawe. Urumva na nicyo byari kumara. Ya turabifite. So icyakurikiyeho twabonye communication zo gukorana zitarimo gucamo neza, twiyambaza izindi nzego, twiyambaza urwego rwa PSF rushinzwe abacuruzi, tubagezaho ikibazo PSF y'akarere. Yego, tubagezaho ikibazo kugira ngo turebe niba baduhuza, kuko anyway twabonaga nta kibazo gukorana nawe mu bikemure twandikira PSF rwose tubasaba ko baduhuza, baranabikora, baraduhamagaje turicara basuzuma ibibazo byacu, avuga ibye ko afite contract we akigenderaho imyaka 10 ko we rwose azakomeza gukorana na Eugene. Natwe rero turavuga natwe ubutaka no ubwacu turabosorera, turimo kwishura amadeni kuri bank y'ubwo butaka, natwe dukwiriye kububyaza umusaruro ko twabuguze muri objectif yuko hagomba kutubyarira umusaruro. Mwarashoye. Twarashoye. Ako mbere ko tujya kuri PSF hari indi draft ya contract twamwohereje, turavuga niba basi ukeneye gukorana natwe n'aya mafaranga tukuproposa uri tayari waza tukavugana tubirangiza. Wapari inangira dukomeza guhomba gutyo. PSF yaje kuduha appointment mu kwa 4, nyuma y'icyumweru twarabasabye ubuhuza, turabonana. PSF iratwicaza bajya mu kibazo, bahamagaza na Eugene, bakora investigation zabo, umwanzuro urasohoka wa PSF na kopi turayifite twese barayitugejejeho. Aho PSF yavugaga ko dufite twebwe uburenganzira bwo kubyaza umusaruro aho twaguze kuko na hacu, ahubwo ni kuko bahamagaje na Eugene aravuga ati ngewe umugabo na contract mfitanye nawe, niba hari ikibazo kindi sinzi yakimbaza cyangwa yakurikira izindi nzego zibishinzwe ngewe nzitaba. Iyo niyo myanzuro PSF yatubwiye ko yabaye ko nyiraho rwose nta kibazo afitanye n'uriya mugabo ko nta contract bafitanye, ahubwo ko banamuha inama ko yatwegera tukaganira kugira ngo dukorane contract dukorane, haba hari ibindi bibazo agakurikirana uwo bakoranye contract. Uwo mwanzuro waraje ntabwo yawakiriye, tugira ngo basi urakemura ibibazo wapa ahubwo birakomera. Avuga ko PSF yabereye yafashe uruhande rumwe, twameza turihangana, tukomeza kumuha warning tumubwira twebwe turimo kubarira kuri amafaranga draft twaguhaye, wanze ko tubonana turimo guhomba. Nta kintu yadusubije, ajyana ikibazo ahubwo ku murenge, ndakeka ku kagari, bageza ku murenge, bigera ku karere, akarere karaduhamagaza nabwo kugira ngo kaduhuze. Twarahageze, twashyirwa n'abayobozi, batubwira ati iyi nama igamije ko twumvikana, mwese turabakeneye nk'abacuruzi. Icyo twakwifuza nuko ibi byaba friendly amically, mukicara mugafata decision y'ukuntu mwakorana mu mahoro. Batubwira ati rwose dore ko n'iminsi yagiye, tubaha iminsi 7 icyumweru rwose, muri icyo cyumweru mushaka umunsi mwicare muhure nk'abantu baturanye nk'abacuruzi, mwese mufite target imwe yo guteza igihugu imbere no kwiteza imbere, mugende mwicarane rwose muganire kuri contract, turabona nta n'ikibazo gikomeye kirimo. Bamwe bamubwiza ukuri ko izo document bari bazifiteho impungenge ko atari ahacu,
baramubwira ati izi dokima zemewe n'amategeko, izi UPI ni z'ukuri, izi dokima ni za Belinda na petit frere witwa Kabira Jean Paul. naho ngaho mu nama ntabwo yabyakiriye neza. Yakomeje kuvuga ati ngewe mfite contrat, bahamagaye Eugene n'ubundi asobanura bya bindi byo kuvuga ati ngiye nasesha amasezerano muri 2025 nawe ababwira version ye. Turategereza nyuma y'iminsi ngahe imyanzuro y'akarere nayo yarasohotse. Twebwe tukomeza kwishyura banki buri kwezi, ndetse turimo no kujya mu mamoya uzizi business zacu zirinjiza ejo nizinjize, nta appointment uba ufitanye n'umukiriya ati rwose ndayinjiza buri munsi. Harimo ama ups and down. Tukomeje kugwa mu bihombo kuko turimo kwishyurira ikibanza kitarimo kutubyarira, twafashe credit. So ubuhuza ntacyo bwamaze. Mbona mfite ibikoresho sinzi aho mbishira, kandi mfite ubutaka PSF. Mu myanzuro ya PSF ndayikwereka aho ivuga ko dufite uburenganzira bwo kubyaza umusaruro ubutaka twaguze. Nibyo nagendeye mvuga ati ibikoresho byanjye reka tugende tubibike mu butaka bwacu. Narabandikiye ama message, nandikira manager we kuko we narayimwandikiye mbona ntiyayibonye, nyohereza na manager we mbamenyesha ko mfite ibikoresho byanjye. Ubuhuza bwaranze, nta communication, ndamwandikira ntasubize. Rero ndakumenyesha ko mfite ibikoresho byanjye ngiye kubika hariya. Target yanjye ari ugenda nkabibika ahantu hatabangamiye. Ikintu cyabaye tukigezayo ibikoresho byacu, umupatsi nawe ngo bakorana yaraje aritambika ngo ntabwo muri bubishire hano. Ndababwira ariko ahangaha n'ibicangarayi nayo ifite byo kujya gushira muri land yanjye barimo kubaka, ariko nta mwanya mfite kuko baracyari mu kubaka. So ndavuga ariko ahangaha n'ahanje kubera iki urimo kumbuza, nkanze ko dukorana. Njyewe nje kubika ibikoresho byanjye n'ama message murayafite, nabohereje ama message na manager wanyu arayifite, nabonye boss wanyu nayo yabonye, ariko manager wanyu arayifite. Nari nohereje na executive w'akagari nawe mbimumenyesha, mubwira ati hari ibikoresho byanjye mfite ngiye kubibika iwanjye. Baritambitse bafunga umuryango, ikamyo yatangiye kumena hariya. Umukamyo rero nani umuntu wari ufite ikamyo aravuga ati rero ngewe umwanya wanjye urimo kugenda, ngomba mumbwira aho mbishira. Ati bishira aho ngaho, nibaza gufungura turabishiramo imbere. Baraje bateza urusaku, barafotora, ibibazo biba byinshi, bahamagara polisi, RIB n'izindi nzego zose zirahagera. Arababwira ati ngiye bazi kumarasinga muri business yanjye. Nzitaba nje nsanga polisi, ndababwira ariko hano niyo wanjye nje kubika ibikoresho. Polisi rero yabonye ko ibintu biri civil, ntabwo ari ibintu bya polisi kumenya ama contract ibiki byose. Ikintu bo bashakaga hano umutekano itu. Ahantu umucanga wari uri bavuga basi muwegezeyo. Polisi nayo ifatiye urufunguzo kugira ngo ifungure umuntu bari bafitemo ngo imodoka y'umukiriya wabo, ngo uyu mukiriya asohoke. Twazanye abakozi begezayo umucanga, imodoka iratambuka. So wa mucanga tuwukura hehe? Hariya mu marembo yarari, tuwushira mu imbere. Basi gate irafungwa, turagenda. Polisi mugira inama iramubwira ati ibi bintu mubigeze ku bandi bayobozi, ariko executive yarahari, bazi case. Gitifu w'akagari na gitifu w'umurenge nabo bari bahari icyo gihe, RIB hari, baza kugenda. Ugwara amaripoti bakoze ugira ngo bigere ku karere cyangwa mu zindi nzego zadufasha. So niko navuga ko byagenze. Ngewe lettre ya PSF baduhaye mfite right yo gukora mu butaka bwanjye kuko niko byanditse ko ngomba gukoreramo icyayubyaza umusaruro. Rero no kubikoreramo ndabona bitarimo gukunda, ni ikibazo ngiye mfite rwose sinzi. Ntabwo ubona ko ibikorwa gukora yaba ari kujya kubika ibikoresho byawe bisa nkaho gukoresha imbaraga ko oya kuri ngewe numva atari ukoresha imbaraga. Ngewe numva atari ukoresha imbaraga kuko naramumenyesheje ntiyansubiza nkuko adasanzwe ansubiza ku ma message. Naramumenyesheje ntabwo yansubije, menyesha manager nta wansubije. Urumva ko I'm trying to communicate, nta gisubizo. Nose umuntu azabireka biherereye.
dukomeze duhombe kuko ibihombo biraza nitwe bibabaza, nitwe tuzi ibihombo bya banki ukuntu biryana, ariko we ntabyazi kuko arimo gukora for free, niko navuga. Arimo kwishyura umuntu bamubujije kwishyura, afite imyanzuro ya PSF yasohotse baduhuza, afite iy'akarere, ariko still nta na kimwe ashaka kumva. Kandi ubutaka ari ubwo ngira ngo ngomba kububyaza umusaruro. Ntabwo wagura ubutaka buhenze kuriya wishyura amafaranga y'akayabo kuri banki buri kwezi, nta handi ufite uyakura ari hariya watekerezaga ko ariho azakubyarira, ukishyura amezi 6 yose banki. Undi muntu warimo gucyura umusaruro mu butaka butari ubwe, yaranze ubuhuza aribwo bwose, akangana gukurikirana uwo avuga ko bafitanye ikibazo, ahubwo na koti noneho bamugira inama ati wagiye no muri koti basi kurega uwo mufitanye ikibazo, ngo hoya sinajyayo, ngo ngiyeyo ngo yantsinda. Yes, ngo yantsinda. None se ubwo nyine urikanga nyine ko yagutsinda kuko afite preuve z'uko yasesa amasezerano nawe. Niyo mpamvu urimo sasa twebwe turaba victim. No mu myanzuro ya PSF baravuga, barabona ko umwari Belinda na Kabera Jean Paul badakwiriye kuba kuryozwa kontra itara yakozwe n'undi muntu. So ibyo byose rero niho twabonye ko dufite right yo gukorera mu butaka bwacu. So kugenda kwa rasinga umuntu kuko kujya kubabika ibikoresho byacu narinzi ko ndi mu butaka bwacu, kuko uwo muntu no kubakorera business nta contract dufitanye, so niyo wanje. Hanyuma nabaza kuri incident yabaye uyu munsi, ni ukubera iki mwahisemo kongera kujya kubika ibikoresho? Ikintu cyabaye mwanyangana nkabaza ikibazo kikarangira, mwongeye kujya kubika ibikoresho mu butaka bwanjye se aho mubona hari space, kandi muzi ko akenshi akunda gutera nyine ikibazo n'abagifitemo business yaba ari mu buryo bwo guhangana no ibintu bisa nk'aho biteje umutekano muke, kuko wenda mwavuga umutekano twifashishe inzego competence organs za leta, either mukuremo force cyangwa se mbone right 100% zinyemera gukoresha land yanjye uko nabiteganyije. Nge mbona right nyifite 100% niko nabibonaga bitewe n'imyanzuro yagiye isohoka, aho imbwira ko mfite right ku butaka, numva mfite right. Nge nyibaza uyu muntu udashaka gusohoka yagiriwe inama, ntashaka kugenda, ntashaka no kunyishura, ubwo arashaka ko tubana muri icyo kibanza kuko aragikunze cyane. Nge niko nabibonye. No kubika ibikoresho byanjye simbona harassment irimo aho ngaho, kuko ntabwo ninjiye aho korera business, ninjiye kubika ibikoresho byanjye aho ku ruhande, ahubwo ni we washatse kubigaragaza nka harassment kandi atari harassment. Niko ashaka, niyo image arimo gushaka gusiga hano hose ko ari harassment. Afite message yakiriye, kubera iki mu byo avuga byose atarimo kwerekana message yakiriye ibimumenyesha. Yansubije iki ambwira ati Belinda you are harassing me, ko ntabyo yambwiye, nuko azi ko ari wanjye. Mbonye acecetse we ntaga bikubwira ko ntacyo aragenda gusanga akanyangiriza izina hanze, akangiza izina ryacu muri leta yandikiye RIB akarere harimo ko uharasinga business, kandi ushaka kumwimura mu buryo buri forcefully. No, ntabwo ari ugushaka kumwimura, ndashaka ngewe cooperation. yaranze kunsubiza ubuhuza, yarabwanze. Basi arimo kuhaguma, basi twese dukorere muri icyo kibanza, nange menye ko twishura banke, ariko basi tugeza no kugura mu butaka bwacu. Imagine no banke izifate ubutaka tutaranakandagiramo, tutaranamenya ati n'inzu iteye gutya, arimo kurya fruits mu butaka bwacu. Twebwe no kubika ibikoresho mburaho mbibika kandi mfite ubutaka nishura buri kwezi bank. Birababaje cyane. Birababaje ngeri ko nabivuga. Mbere ko mbaza ikibazo cya nyuma, nari nabashije kuri konti umuvuga ko abarimo amadeni ya mezi 6 months, mwana bivuze mu ruhame ubwo polisi yari hari. Ariko niki muvuga kuba we akishyura Eugene kandi amafaranga Eugene ntayikorera vase ngo ayamasubize, ariko nanone mushingira kuki muvuga ko ababereye muri amadeni ya mezi 6 kandi nta contract iri valid isinyweho na two parties? Uko yishura Eugene ibyo twebwe ntabwo tubizi, ko kuva mu kwa gatatu twaramumenyesheje ko ari twe twaguze, tumwereka n'ikifuzo cyacu cy'amafaranga dukeneye ko twakorana buri kwezi. Urumva rero we kujya kwishura Eugene ntabwo tuzi inzira abikoreramo, ntabwo tuzi nicyo aba yishurira Eugene, niba ari rent cyangwa n'ibindi bumvikanye, kuko sinumva umuntu uzi ko
Eugene yagurishije mu buryo bwemewe akomeza kumuha rent. So ndumva ibyo bisubizo byo kudakora reverso atari ngyo yagisubiza, ahubwo ni Eugene wasubiza icyo kibazo kubera ko adakora reverso, n'uyu nguyu akavuga impamvu akomeza kwishura hari. Ngiye kubasubiriza naba ngiye kubeshya kuko sinzi indi agreement iri aho ngaho ituma amutwohereza amafaranga, twebwe nta niyubahirize ko hagira ubuhuza hagati yacu cyangwa dukorana. Ubwo amadeni muzabara gute ko contract mwamuhaye ntabwo yemeye ngo ayisinye? Twebwe tubara tugende kuri draft yacu n'ibihombo akomeje kuduteza, kuko turabara ibihombo turimo kwiguriza kugira twishure banke, kandi twumvaga ko rent money ari yakagombye kwishura. Bose niba atari banga abarimo amarenti imyenda ingana gute? Miliyoni 24. Ziwaye n'amezi 6. Ubwo nabaza ngo way forward ni iyihe murakomeza nka boss byo kubikamo ibikoresho byawe byo kumenamo ibicangarayi uko bishaka muri business y'abandi? Oya mu butaka bwa please reka tuvuge ngo n'ubutaka, kuko iyo business uwahatugurishije azi ko yasesha amasezerano nawe. So kuri iyo point sinavuga ko ngo hari business ngewe nzi arimo gukoreramo, ahubwo nzi ko arimo ko kipa ubutaka bwanje ku ngufu, ahubwo niko nabivuga kuko arabizi twahujijwe n'abayobozi bashaka kuduhuza, ibyo byose akabirengaho. Ahubwo nkabona iyo harassment n'imbaraga avuga ni urimo kuzikoresha nuko twambura, niko navuga nuko twambura, arimo kutwambura kandi abona ko rwose n'abayobozi ntako batagize ngo baduhuze. Ntawamubwiye ngo avemo kuva twasinya contract y'ubugure, tumumenyesha wa mbere nta na rimwe twamubwiye ngo avemo. Twamubwiye ni wowe uri kuri list ya mbere yo kuza tunegotiate contract. Ntabyo yashatse nta nibyo ashaka. So iyo harassment ngandega ntabwo nje nyemera, kuko iyo ngiyo si harassment. Muko mbikubwira nagendeye kuri leta n'imyanzuro yavuye muri investigation zakozwe n'abayobozi bahamagara Eugene bashaka bareba ku madokima yacu twese, basanga ngewe nta kosa, baranavuga ati turabona ko Belinda ataryozwa contract yakozwe hagati ya Abraham na Eugene. We ni we nyirubutaka, we na Kabera Jean Paul, kandi bagomba kubyaza umusaruro ubutaka bwabo. So kububyaza umusaruro urumva nagendeye kuri iyo lettre, mutaza kuvuga ni harassment kuko nange mfite document nagendeyeho mvuga ati ariko ko mfite access ku butaka bwanjye nkuko byasohotse mu myanzuro, kubera iki nabura nshira ibikoresho mfite ubutaka nsorera, mfite ubutaka nishurira credit buri kwezi, undi muntu abubyaza imbuto wenyine, ngiye mbura nshira ibikoresho. Habaho none ubwana bwiza cyane navuga kwimanura cyane, kwicisha bugufi, sorry, ndabimumenyesha no kuma message nta response nimwe yabayo. So urumva ko twebwe twashatse communication ariko ntayashaka. So umuntu kwereka ko adashaka gukomunika ari mu butaka bwawe, arimo kurya fruit, arimo kububyaza umusaruro, warimo kwiteza imbere, ngende mu gusubira inyuma kandi naguze ubwo butaka nshaka ko buneza imbere. So way forward ni iyihe cyane ko ushingiye kuri incident y'uyu munsi ujya kubika nyine ibicangarayi mu butaka bwawe, byabaye guhanganisha yaba ari abakozi bawe n'abakozi baba ari abanyamahanga bari mu butaka bwawe? Ikintu cyabaye aho twashize narensize ibyo bintu, urabona ko habayemo conflict icyo gihe, habamo kumbwira ngo ndimo kubarasinga, aho twari dushaka no gushira ubutaka ibyo bicangarayi byasigayeho. Polisi iratubwira ati mugana inzego n'abagitifu bari bahari, babona aho biri, baravuga ati bino bintu tujye kubigeza ku zindi nzego, mutegereze ibisubizo bizavamo. Urumva bo utegereza, bagiye bahashira abakozi saa 7 z'ijoro kugeza saa 12 za mu gitondo, bagenda kongera kunkuriraho ibikoresho byanjye. Mu gitondo tuhageze turabibona babikuyeho, kandi twari dutegereje ubwo buhuza, kuko surtout ko twari twanabonye message y'akarere ko tugomba gukora iki kujyayo uyu munsi mu gitondo saa 2 kwitaba. Yes, bari baduhaye appointment yo kujya ku karere. We avuga ko atari buboneke, avuga ko atari buboneke. So
nibyo byabaye polisi tugira inama iratubwira ati kujya kubika ibikoresho kandi ifite ibikoresho byinshi ahubwo hari ubuhuza bw'akarere butegereje kuba bwabahuza niba bukemuriye conflict ihari ko mwahisemo kongera kujya kubika ibikoresho nuko jiskela ntawe urambwira ko ndi mu makosa abayobozi bose bari bahari aho ngaho gitifu yarahari n'abandi ntawambwiye ko nabitse nakoze ikosa ati sinongere n'ibikoresho ya urumva ko nuvuga ko ngifite access yo gushira ibikoresho mu butaka bwanjye kuko surtout ko mfite na lettre ngenderaho inyemerera gukora ubuhuza bwasohotse bunyemerera gukora mu butaka bwanjye so ndumva aho ngaho nta harassment nakoze kuko nge numvaga ndi muri full right yo kubika ibikoresho mu butaka. Ubwo urakomeza ubikeyo ibikoresho byawe ubu ngubu icyabaye uyu munsi polisi yatubwiye ati mutegereze kuwa mbere mufite inama ku karere ibi muzabona imyanzuro urumva at least twabonye message y'abayobozi twayubahirije ndumva kandi nta n'igikoresho kiri hariya kuko twahawe message ati mutegereze kuwa mbere muzabona solution muzaba muri ukarere ubundi as business people mu naturanye hano ku mazi is there any other conflict wenda yaba yarigeze kubaho nta yindi na nimwe mwamubanye neza nta conflict tugirana kabisa na naho duhurira ngo turashwana cyo tuzi nuko dusangiye abakiriya abahaze hano bajya hariya abahaze hariya baza hano so twese muri hospitality muri industry we do share of course ntabwo wagenda ubwira umukiriya ntuzajya hariya no nange niyo wabimbwira nange ubwange ati uzagisohokera hariya honyine umukiriya afite full right yo gusohokera abashaka so tubanye neza ngiye niko nabivuga na indi conflict uretse iyi ngiyo kutumvikana nashaka kwikuza no kuba nabo barahashakaga namwe mukashaka wenda niba in the end wenda bitaraje wenda mwaraje ku like looking as enemies no se ko hari ku isoko uwo ari we wese yari no kwatwara ndumva twategereza umwanzuro w'akarere by Monday niyo promise baduhaye banaduhebwira gutyo nta kindi twabikijeyo dutegereje iyo myanzuro ya PSF n'akarere mwadushaye nta kibazo